muhaye ikaze nanone kuri Basic Life TV. Wino wa mwanya mwiza mumenyereye twagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote uw'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurera hamwe ibintu bibiri ugomba kureka kugira ngo ugume wishimye. Ni ibintu bibasha kugusubiza hasi, ni ibintu bidatuma ujya mbere, ni ibintu uhora utekerezaho bigatuma nta n'imbaraga zo kuyikintu wakora, bigatuma uhora mu bwoba. Niyo mpamvu rero ibi bintu ugomba kubireka, ugomba kubigendera kure, ugomba kwitoza kugira icyo ubikoraho kugira ngo ugumane ibyishimo, kandi ibyo byishimo bigutere gukora ugere kure mu nzozi zawe ubashe kuzigeraho. Ikintu cya mbere ni ubwoba bw'ibibi bizaza. Ibibi bizaza ugahora ufite ubwoba, ukabona mbese yuko ejo heza nta heza hahari. Buriya kenshi kwizera ufite byo ushaka kugeraho nibyo bituma urushaho gukomera kandi ukabasha gukora, ukumva ushaka gukora, ukumva ushaka gutera imbere. Rero iyo uhora ubona ibituzengurutse byose ukumva ufite ubwoba, ugahita ubona yuko n'ejo nta heza hahari, ukabona ko ibintu byiza rwose ntabyo, ahubwo ibyiza byararangiye, nta kintu ukora. Biragutera ibunebwe, biragutera imbaraga n'umwete wo kwiryamira ntugire ikintu ukora. Ariko iyo uzi neza ko ibyiza biri imbere, ko ejo heza hahari, biguha imbaraga. Rero gendera kure ibi bintu byo kugira ubwoba bw'ibibi bibasha kuzabaho mu minsi iri imbere. Baho ubuzima bwawe uyu munsi kandi unezerwe. Niba wagize umugisha ukaba wabyutse bikemera, uyu munsi ugomba kubaho mwishimwe, ahubwo ugashima Imana ko uyu munsi byemeye no ukore uwo munsi kugira ngo ugende neza. Kandi uwo munsi nuwukora ukagenda neza, bivuze yuko buriya n'ejo hazagenda neza, kuko iby'ejo ntabwo ari ibyacu. Ariko iyo turiho uyu munsi dushima Imana yahatugejeje, buriya n'ejo tuba dufite ibyiringiro yuko tuzabyuka turi bazima, noneho tugakomeza tugakora ibintu bikagenda neza. Rero niba ubona neza yuko ejo haguteye ubwoba, harakwangiza, birakwangiza, nta kintu uri buzakore. Ikintu cya kabiri nanone, uramenye ntukajye wibuka ibibi byahise. Ubuzima bubi bwahise abantu benshi bukunda kubasubiza inyuma. Umuntu wanyuze mu buzima bubi, ariko nubireba neza, abantu bose bageze ku iterambere rirambye uyu munsi bageze ahantu kure, ni abantu bafite ubuhamya, n'abantu bafite amateka. Rero niba hari abantu bagize amateka mabi, bagize ubuhamya bukomeye, ubuzima bugoye bakabucamo, uyu munsi bakaba barimo guseka, bakaba barimo kumwenyura, bakaba barimo gushima Imana, nuko nawe buriya bibasha kukugeraho ukabaho uri umuntu unezerewe kandi ushima Imana. Uramenye kwibuka ibibi byakubayeho, ibibi byahahise, nta n'ikintu uzabihinduraho, nta n'ubwo uzabikontorora, nta n'ubwo uzasubira inyuma kugira ngo ugire icyo uhindura. Ahubwo uyu munsi nakugira inama ngo tekereza uyu munsi aho uri. Buri munsi uko bwije n'uko bukeye ukabona burakeye, uwo munsi ubyuka ushima Imana. Ndetse no mbere yo kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose wakora, banza ushima Imana, uyishimira yuko uwo munsi rwose ari munsi ikongereyeho, iguhaye umwuka uhumeka. None numara kuba ushima Imana, biragufasha kugira ngo ugire gute, ugubwe neza. Ibi bintu rero nutabigendera kure, nta terambere uzageraho. Buri munsi nkunda kwigisha ibyigisho ngo dukorane umurava dutera imbere, ariko nta n'imwe uzatera imbere mu gihe ufite ubwoba bw'ibibi bizaza, cyangwa se ko ejo heza hadahari. Nta n'imwe ushobora gutera imbere igihe icyo ari cyo cyose uhora wicaye wigunze wibuka ibibi byahise byakubayeho. Gusa n'ubu ushaka gutekereza ibibi byahise, nizere ko nukubitekereza kugira ngo uguhe imbaraga noneho zo kugira ngo utabisubiramo. Hari abantu benshi bagiye bagera mu bibi, banyuze mu buzima bugoye, bagizemo uruhare, ariko hari n'abagize mu buzima bugoye batagizemo uruhare. Rero niba wumva nta ruhare wabigizemo, ibyabaye byarabaye, ahubwo uyu munsi urimo urafite izihe ngamba kugira ngo bitazagaruka, kugira ngo ejo hawe heza habe hubakitse. Ibi nibyo ugomba gutekerezaho. Nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda k'ibyabaye bibi, nta mpamvu yo guhora mu bwoba bw'ibizaba bibi utazi, kubera yuko ibyiza biba bihari kandi Imana iba ihari iturengera tukanyura mu bintu byose. Cyane cyane yuko buriya iyo uhuye n'ibintu bibi byakubayeho, akenshi bigwa experience y'ubuzima, noneho bikakurinda kuzongera kubisubiramo, kuko buriya biranazira no kurizwa n'ibyakurishije.
birazira ko urumwa n'inzoka yakurumye bwa kabiri. Ntabwo rero biba ari byo. Kwirinda biruta kwivuza. Ugomba kwigizayo ibi bintu ukabireka bikaguma kure yawe kugira ngo uhore wishimye, kandi iyo ufite ibyishimo buriya n'ibintu byose urabikora bikagenda neza. Nubwo byatinda, bitinde bitebuke, inzozi zawe, intsinzi yawe izageraho. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikintu ushobora kwambura mu byo ntavuze? Nyakira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyishimo kubana namwe, kumwe na Dorothée w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.